Ndabasuhuje igitondo cyiza kandi twishimiye uburyo mukomeza gukora subscribe, mugakora like, share, mukajya no kunzagererega kugira ngo amavideo yose azajya aca kuri channel yacu mujye muyakurikirana, dore ko ari ingenzi. Channel yacu tugiye kujya tubagezaho imiti y'ibimera kandi tubagezeho amazina y'ibiti ku batayazi. Rimwe na rimwe harimo abantu baba batayazi kandi igiti bakayoberwa izina ryacyo bagifite mu rugo, rimwe na rimwe cyamuvura akaba atazi ngo kivura iyihe ndwara. Bityo rero tukaba twishimiye kuba twabasangiza ubu bumenyi tuba dufite kugira ngo rimwe na rimwe ujye wivura, rega si ngombwa kujya gutonda umurongo ku bitaro. Kandi hari n'imiti uba ufite mu rugo ukaba warembera mu rugo kandi iyo miti uyifite bitari ngombwa. Bityo rero tuzajya tubagezaho imiti ivura, tubabwira ubwoko bwayo, tubabwira imiti, ariko icyitonderwa cyiza kigomba kubaho, ugomba gukurikiza amabwiriza twavuze kugira ngo bibashe kuba byakugirira akamaro, kuko ntabwo ari byiza kugira ngo twe twakubwira umuti weho uze kwikuriramo ibyawe, ushake ibyawe uvuga ati kuva mu muntu arembye none doze bampaye, reka doze nagomba gukoresha nkoreshe nyinshi kugira ngo umuntu akire vuba. Oya, doze nyinshi mu buzima ni mbi, ahubwo byaba byiza ugakoresha doze nkeya kugira ngo ukoreshe nyinshi. Ariko bibaye byiza ukoresha urugero twaguhaye, kandi ibyo bituma rwose umurwayi wawe akira kandi vuba, kuko imbaraga Imana yahaye ibimera buriya n'abazungu bo imiti, kubera ko bo babizi imiti bayikura n'ubundi mu byatsi dusanzwe twe duhura nabyo. Ibi byatsi twe dufite hano muri Afurika bo nibyo bakoramo imiti, noneho twebwe tukajya kuyishura kandi tukayishura amafaranga menshi. Rimwe na rimwe rero haba harimo no kutamenya, ariko iyo wagize Imana ugahurana n'umuntu ubizi akabikubwira, usanga bivura kandi bivura neza nta ngaruka, upfa gukoresha urugero umuntu yaguhaye. Bityo rero kuri uyu munsi turahera ku ndwara ya asima. Indwara ya asima irembeje abantu benshi, ariko asima agomba kuba mu kintu cyo kwitonda. Asima ni indwara ifite ibice byinshi bitandukanye, kandi uko ifite ibice byinshi bitandukanye ni nako ifite imiti itandukanye. Asima ifite amoko atandukanye. Hari umuntu urwara asima akarwara asima mu gihe yarwaye n'inkorora, akajya arumva biri gufungana, akumva ari gufungana mu nzira zigana hasi mu bihaha. Hari n'ugira asima igafunga mu muhogo, neza, yaje arinjiza umwuka kugira ngo umwuka wongere uzamuke, bikaba ikibazo. Ko umuntu nk'uwo akirwara asima atagira ikibazo cyo kugira igogora, n'igogora ritari hagarara kuko nta oxygen biri kwinjira mu mubiri ihagije. Usanga oxygen rero yibuze no mu nda yumva afite ikibazo cyo kugugara cyane. Abo ni abantu babiri batandukanye. Harimo asima zitandukanye, niyo mpamvu usanga umuntu yivuza, akivuza ibiti bimwe, undi akivuza ibindi, ariko ukajya kumva umwe ngo njye narakize, undi ngo njye sinakize. Ibyo rero rimwe na rimwe usanga harimo ikibazo cy'uko wivuje imiti ariko ya asima, asanga mugenzi wawe yarakize ariko weho bikanga, kubera ko n'ubundi iyo murwaye ntabwo ari asima imwe, kuko hariho na asima y'indogano bakuroga, nayo ikagiza rimwe na rimwe, ugasanga ni asima iza rimwe na rimwe ukumva ikaza ikakurembya ikakubita nk'icyumweru, ubundi igakira, ubundi ukumva irongera iragarutse.
none ukumva hariho n'umuntu uri mu buzima busanzwe uhora ukumva ari guhora avuza agafirimbi. Rero tugiye kubashakira umuti asima. Ubu turi kuvuga wenda reka tubyite episode, ni episode ya mbere kuko ifite imiti myinshi itandukanye. Tugiye guhera ku muti wa mbere kuri uyu munsi kugira ngo turebe ko twavura abantu kandi tukakuvura nta kiguzi. Buriya ni byiza ko utega amatwi. Gutega amatwi ku buntu nta kintu bihombya. Wewe utega amatwi, wamara gutega amatwi ugakurikira, none ukanabikora ukareba. Nta mpamvu yo gupinga kuko ibi bintu biba ari byo, nta gupinga kugomba kuzamo. Urabikora ukareba kukira, kandi kwizera kwawe iyo wizeye urakira. Buriya ikintu cyiza kibaho iyo usenga Imana urizera nayo kandi igakorera mu kwizera. Ni byiza ko ugomba kukwizera, ukizera ko umuti ukuvura. Niyo wajya ku bitaro bya kizungu ugerayo, wagerayo baguha imiti ariko kubera ko utizeye ukavuga ngo n'ubundi uyu ntabwo ndi kubyiyumvamo neza, icyo gihe n'ubundi ntabwo umuti yaguha wakuvura. Ni ibintu bidashoboka. Ubwo rero tugiye gutangira tuvuga umuti wa asima. Niba ufite nk'ahantu wandika cyangwa se no gufata mu mutwe, nangwa se ushobora no kudownloadinga video ukayibika, wajya gukoresha uwo muti ukabisubiramo. Ariko nkwibutsa gukora subscribe, ugakora share, ugakora na like, ugakora no kunzogera kugira ngo video zose zijye zikugeraho, kuko tuzasobanura indwara nyinshi zitandukanye kandi tuvuge n'imiti, tuvuge n'uburyo ushobora kuyivura. Ushobora kudakora kunzogera kugira ngo izindi video zigereho ukazarwara indwara kandi narayivuzeho, ariko kubera ko utakurikiranye amavideo yanjye yose bigatuma ubura umuti, kandi umuti wari unawufite mu rugo. Ni w'ibyatsi duhura nabyo mu buzima busanzwe. Ikintu cya mbere kiriho, abantu benshi bazi igiti bita intusi yitwa nyamweru. Intusi yitwa nyamweru. Iriya ntusi uzi ko ubundi no mu buzima busanzwe umwana iyo yarwaye ibicurane hari ukuntu umubyeyi ayiteka mu mazi, yamara kuyiteka mu mazi, amazi agashiramo agakukuri gake, yarangiza agaheke gake utwatuza akajya dusomesha umwana, inkorora irakira. Ufata uriya ntusi ya nyamweru, warangiza ugafata umwenya, kandi n'umwenya nawe urabizi ko uwo mwenya nawo uza muri ibyo byatsi, nabyo bivura inkorora. Niyo mpamvu biriya byatsi byose wumva bivura indwara zo mu buhumekero tuba dusanzwe mu buzima tubikoresha, ariko kubera ko tuba tutaramenya ngo wabivanga ute cyangwa wabikurikiza ute, ukaba utanamenya ngo bivura gute, rimwe na rimwe ukaba wabura umuti kandi uba ufite mu rugo. Ni byiza ko rero ukurikirana kandi ukanizera. Buri Imana irakora kandi imbaraga zayo nyinshi, imiti zayo zivura bayo yazishize mu bimera. Ufata iyo ntusi ya nyamweru, ukareba amababi make aringaniye bitewe n'umuti n'ingano y'umuti ushaka, ugafata n'umwenya nawe ugafata utubabi turinganiye. Ariko nturebe wa mwenya ukiri mutoto cyane, ukareba wa mwenya umaze kugira mbese ugaragara ko ufite amababi akuze. Ukazana amababi y'umwenya, warangiza ugashaka n'akatsi bita akanyarububa. Akanyarububa nako akamaro kagira, kavura nk'umuntu uramutse urwaye ibyo bita imigogo, kwa kundi uba uri kumira ibiryo ukababara, wamira amacandwe ukababara, wamira amazi ukababara, ukumva mu muhogo uri kubabara, ushaka no kurwara inkorora. Kariya katsi iyo ugahekenye, gafata utubabi 4 kaduhekenya, kamira utuzi,
warangiza ugacira ibikatsi byabyo, mu gitondo buca uri kumira neza nta kibazo. Iyo bitarakira mu gitondo bitewe wenda n'iminsi wari umaze ubirwaye, n'ejo mu gitondo urongera ugahekenya ya mababi 4, uhita ukira neza nta kibazo n'ako kanya. Urumva rero n'ubundi na ya miti nuko tuba tutabizi, n'ubundi na ya miti bivura nk'ibyo ngibyo. Bityo rero bikaba byiza ko ukurikirana kandi ukabitega amatwi, biba byiza kuruta. Ufata aya mababi ya nyamweru, ugafata amababi y'umwenya, wamara gufata amababi y'umwenya ukayavanga, wamara kuyavanga ugashyiramo n'ako kanyarububa. Wamara gushyiramo ako kanyarububa ugahita ubishyira mu isekuru ukabisekura. Iyo umaze kubisekura, byumvikaneho neza, ufata amababi ya rweru, intusi ya rweru aringaniye, ugafata amababi y'umwenya nayo aringaniye, warangiza ugafata akanyarububa, muri kukabona. Wamara gufata akanyarububa ukabishyira mu isekuru ukabisekura, cyangwa se waba ufite imbaraga ukaba wanabikaraga n'intoki, cyangwa ukareba ukundi kuntu ubisya kugira ngo ubikamure bivemo amazi. Ibyo bintu ufata ikiyiko kimwe nimugoroba, ikindi mu gitondo, ikindi saa sita. Mu gitondo, saa sita na nimugoroba, ikiyiko. Kandi ku muntu asima yarembeje, ufata igikukuru, uriya munyu wibuye urabashyira mu biryo, mu bintu bitinda gushya. Hari abawita igikukuri, abandi bakawita igikuka. Urawufata, wamara kuwufata ukawushyira mu mazi. Wamara kuwushyira mu mazi kikayonga, cyamara kuyongera muri ya mazi, iyo urangije ufata igiti bita umuhati. Umuhati hari abagikoresha nk'imbago z'imirima, cyangwa se bawuzitiza ku rugo. Uwo muhati urawufata ukawuvumbika mu ziko, cyangwa se abacana mu ziko, cyangwa abacana ku mbabura, ukawushyira mu mbabura, noneho ukamera nk'ubabutse. Iyo urangije nawo urawusekura. Wamara kuwusekura uba ugishushe, urabanza ukawukandisha mu muhogo. Wamara kuwukandisha mu muhogo, warangiza ugafata ya mazi washyizemo igikukuri. Iyo umaze gufata ya mazi arimo igikukuri, uyasiga ku muhogo akaguma, niba ari ku manywa wenda yamaraho nk'isaha cyangwa isaha n'igice gutyo. Nijoro ho uyashyiraho akakuraraho. Ku manywa washyiraho nk'isaha, warangiza ukabikaraba ukajya mu mirimo yawe. Noneho ibyo bintu ubikora mu minsi 3. Iyo umaze kubikora mu minsi 3, ndakeka uri kumva resultat. Ariko bitewe n'ukuntu urembye, ushobora no kubikoresha iminsi 3 cyangwa 5, ariko nturenze 5. Kandi iyo miti uyikora ari uko umaze kurya, nta kindi kintu urashyira mu kanwa. Niba umaze kurya uyishyira mu kanwa, urayinywa, amara kuyinywa ukaryama. Cyangwa se no ku manywa ukaba urangije kugira ibindi unywa, kugira ngo wa muti ugende ufate mu muhogo hahandi hari uburwayi, ukugirira akamaro. Naho kuvuga ngo uyu muti ngo ndi kumva uri kurura, ugahita uvuga ati reka nshireho amazi, ngo nywa amazi umanuke, wohereje mu gifu kandi ikibazo ufite ni mu muhogo. Ubwo urumva icyo gihe nyine uzaba uri kuyihima. Niho handi n'ubundi umuntu yivura asanga amaze iminsi nta gukira, ngo sinakize.
ibyo rero biba byiza, kandi bikaba byiza ko ukora subscribe, ugakora like, ugakora share, ugasharinga no ku bandi bantu. Hari umuntu ufite uburwayi ariko atarabona iyi website, bakurikirane nawe uko yakwivura. Kurikirana ibiganiro byose bica kuri channel. Ni byiza ko wamusharingaho akamenya ibintu, akamenya uko yivura, nkuko nawe ugize amahirwe ukabigwaho, nawe ugomba kumusharingaho nawe akagira ayo mahirwe. Kandi nabwo buriya umuntu iyo akize akavuga ati nakize, nawe ugomba kwishimiye wamuhaye umuti. Kandi ikintu cyo gushaka imiti, iyo ugize ubunebwe nyine tayari, iyo ugize ubunebwe no gukira biragoye, ntushobora gukira. Umuti ugomba kuwugiramo ubushake. Kandi ikindi, ushobora kujya muri comment ukabaza, ukavuga ati none ko ntabyumvishe neza, agusobanurira. Cyangwa se ukajya muri comment ukavuga ati none ko nane nshaka kugira ngo tuzavuge kuri iyi ndwara, nayo nkayishakira umuti. Imiti bihari, naba mufite nkaba nanakubwira nti n'uyu. Byo rero n'ubundi kubaho neza ni ukubaho ufite ubuzima buzima, nabwo utera imbere. Kuko udafite ubuzima buzima ntutekereza imbere yawe, kuko uruvanga ejo ndagenda. Bityo rero nkaba nkomeje kubashimira. Imana ibahe umugisha kandi bane namwe, ibahe imbaraga, ibahe urukundo, kandi Imana ikomeze kuduha umugisha mu byo dukora, amaboko yacu iyerekeze kubitugirira akamaro. Murakoze.